yagobwa arivugira ngo baramwanga ko yivugira ngo baramwanga nawe abikubiramo agashaka uburyo noneho we ashaka kwikunda ku giti cye ariko mu kwikunda akangisha abantu abandi nufungura hano link urabona ko hari videos private turebe reba hano nuko ngo kugira ngo YouTube y'umuntu iyibuze gutya itariho bakagira private. Abandi bati twabonye umugabo wa Dabiju asa kuvuga ndetse nagiye nsoma commentaires zitandukanye ku biganiro twakoze. Bamwe bati rero birashoboka yuko uriya mugabo mu magambo agiye akoresha cyane yagiye akoresha amagambo akomeye ati azagira Imana nge ntituzafacingane tube twahura amaso ku yandi ati kuko byarambabaje cyane. Nibagiye kwambara rinete ati bakunzi bacu turabasuhuje humerereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi n'ukuri murabe ingenzi kuri twe ibihe byose. Twakiriye umujene ukiri mutoya ngo niko ijya yiyitara banyita umuhungu wa mbere witonda ku isi. Ugendeye kuki? Ugendeye ku bikorwa ibyo ubundi bintu umuntu akora nibyo bimugaragaza tu. Iyo witonda bibwirwa n'abandi ntago ubyibwira. Je n'Imana ibimbwira kuko abandi se nje mvugana n'abandi. Uvugana n'Imana ari umuhanuzi. Oya ntago ndi umuhanuzi pe. Sinovugira hejuru. Ibintu by'abahanuzi ntago ari ibyanjye. Sinovugira hejuru pereka mvuge gahoro sha tumeze neza izuba ni danje. Ewana sha urabibona nawe. Ndabibona kabisa uyu munsi ni umunsi mwiza cyane wabaye ibintu byinshi cyane byiza ibishimishije ndetse nibibabaje. Lendios. Lendios. Lendios bisobanuye iki? Ariko bane yaje turi kuwa mbere sibyo? Ubundi baheye. Ubundi lendi ni kuwa mbere. Arumva turi kuwa mbere tuvuye muri weekend. Turi kuwa mbere itari umunsi wa mbere w'icyumweru akaba yari itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi hakaba harabayeho ibintu byinshi bijya bitandukanye. Uyu munsi hakaba hari no kuba ubukwe bwo bita DC Crema n'ibindi bintu byinshi biri hano hanze cyane bitandukanye. Urebye nibyo. Yego. Tumwifurije urugo ruhire. Nubwo yanze kudutumira. Yaradutumiye bambi. Yaradutumiye. Ariko nyine hari utuntu twajemo nyine. Oya yaradutumiye ngiye mvuye no muri doti. Uvuye. Okay, ni fresh cyane. Ubonye byari bimeze bite? Shots was good. Najyaga mbona DC Crema aza kicara agasesengura. Nta kintu na kimwe yasigaga. Kaza kaba ngo ubukwe bwa runaka habuze ibi. Ariko urebe mu bwe. Yavuze ngo natangazamakuru uri bugemo. Impamvu yavuze ngo natangazamakuru ashakamo nta yindi. Nuko adashaka ko baza gusesengwa nkuko nawe bamusesenguye ariko ntago ari buze abantu ko ari bubisesengura. Oya sha byari na byiza frema byari byiza pe. Bari bakeye bambaye neza basa neza ariko natwe abanyamakuru umuntu navuga ngo nitujyane kamera ntibyatuma turakarira umuntu. Ntago barakara ahubwo none kuki utagiyeyo none? Angiye nagiyeyo kuri nzabibona. Oya tubwiza ukuri kuki utagiye mu bukwe bwa Crema ntago muziranye? Oya ntago ari kuvuga ngo kuba tutaziranye cyangwa iki urabizi nge ntago nkunda kutaha ubukwe mwana. Ntago njye nkunda kujya mu bukwe. Hanyuma ubwo buzatahwa nande? Nzajya mu bwanjye gusa ubwo nzakora nibwo nzajyamo niba ngombwa sinzanabukora ko mbona bikaze. Nese shaka mbona n'abasezeranye bari gukora ama divorce. Urumva atari ibibazo. Ntaho rutaba niko bavuga. Twikomereze. Slim Jesus mu kanya gatoya nibwo mbonye inkuru y'incamugongo. Inkuru mbi ndetse n'inkuru yambabaje. Narika kuvuga ko n'abandi yabababaje nibwo nakubajije uti ngibi nabibonye. Katugira icyo tubw'abanyarwanda. Ndi gufungura YouTube channel ya mugenzi wacu Nyarwaya Innocent. Abenshi bazi nka Yago afite umuyoboro wa YouTube channel yitwa Yago TV Show. Yego. Urasacinga ukabona ibindi biganiro agiye akorwaho. Ariko ntubone Yago. Reka turebe nanjye. Sacinga rijya banayisegara babonye tungiye kuri kamera. Yago TV Show ntago iri kugaragara nyine. Okay. Wabibonye? Nabibonye. Ibi bintu byagenze bite benshi bati birashoboka yuko Yago ati nanone abahaters baba bamugenzeho bakamusibira YouTube channel
cyangwa se abagambanyi. nagiye mbona ari n'abantu kandi twabuze dusoma comment ariko abantu mwababaruziye ati Yago neza neza muramushakaho iki uyu muhungu w'Imana n'abantu mwamuhaye none hagahenge aho bigeze ko mumaze kumurembya. Ikintu nakubwira rero Yago n'umwe mu batwitsi navuga babayeho mu Rwanda, ni umwe mu basore bazi gutwika ku rwego rwo hejuru, sibyo? Akaba hari abantu babaho icyo nicyo kintu navuga, sibyo? Kubera ko Yago ndaza kuza bino biraza gutuma umuntu asubira muri za 2020 ari gutangira YouTube. Yago arabonaga yakoraga ibiganiro bikarebwa nk'izindi cano, ukabona nta kintu bitwaye, ariko nanone akahita avuga ati abandi banyamakuru baranyanga. Sinzi nimba abantu batangiye ibintu bya YouTube kera barabizi. Nusubiza inyuma uraza kwibuka kera Yago ari kuvuga ngo Sabe ngo ngirira ishyari, Irena ngirira ishyari, Chita bangirira ishyari, ariko avuga urumva icyo gihe yagiye yagende muri uwo mujyo abantu twicara twumva ngo Yago baramwanga, twaza tujya kureba ibiganiro bya District tumufashe baramwanga, sibyo? Aragenda arituriza abayigire mu muziki, ejo bundi ahita agaruka ati none abahanzi nabo baranyanga. Ahera kuri Melody, ahera kuri ba Bahati Makaca mw'ibi ndirimbo ibiki ibintu nk'ibyo. Uyu munsi rero yasohoye yasibye YouTube ye, nta nubwo navuga ngo yayisibye, ntabwo nyine YouTube kuba yavuye yongeye. Hano mfite link y'ikiganiro cyiwe, mfite link ngewe igaragaza ko, reka nze ndebe nimba mfite ukuntu nayivuga, nuko nyine hano nafite ukuntu nayihereza abantu, ariko urabona ko this video is private. Yeah, abantu basobanukiye bya YouTube barabizi neza. Ni umuntu we ku giti cye wavuze ati reka nkore suspension, mbe suspendinze nzayigaruraho nyuma y'igihe runaka nshaka, sibyo? Igihe YouTube channel y'umuntu ivaho ni igihe hari igihe baguhereza link ugafungura akaba ati YouTube is terminated bitewe n'izindi mpamvu, sibyo? Nuza kureba noneho hano kare impamvu inonoza channel yavuyo ya Yago, nujya kureba izindi channel za Yago zindi uraza kureba, urabona ubundi akenshi iyo bataminatinze YouTube imwe n'indi bita bijyana iyo ari izi linkinze kuri email imwe. Nk'ubu nira icisha indirimbo ye ntago twakwa tukiyifite. Ikiro ni ikigaragaza ko ahubwo ubwe yayihidinze mu bushake bwiwe, ahubwo atekanye hidinge nimba ashaka kugira ngo abanyarwanda bagire icyo bavuga, simbizi. Ukaba ushatse kuvuga ko yababikoza bishaka? None yabikoze atabishaka, kuko imyaka maze atari umuntu ukiri gukinira kuri YouTube, kandi no kugira kuri iyo step yo kuvuga ngo reka hiding YouTube ni step ya kure cyane. Naga ari ibintu ngushaka kuba ngo kanze ngo uragoswe ngo kanzo gato ngo bise byihiding. Ni ibintu umuntu akora yabitekerejeho, nyine ubwe yabipanze tu. Ukabona se byaterwa n'iki ko n'undi yarari gukora yarongeye akagaruka akarebwa, bigaterwa n'iki kuba YouTube channel yayigira, tikamvuge ngo ama videos yagira private yose? Ikintu kiri kubitera se iyo abantu bavuga ngo yagafite depression abayifite, sibyo? Aka kanya muri iyi minsi Yago turi kumuvuga kuri uriya mukobwa, noneho we ari kureba nimba turi kumuvuga ngo umukobwa ari kumwishyuza, ari gushaka kuhita tuyobye, twirengagize ibya Dabijo, uburyo basambanye n'ibiki byose tubyirengagize, tujye ngo kuri channel ya Yago bamwibye channel. None nituma kujya kuri icyo kintu ngo Yago bamwibye channel, ejo ndi tuzahita tugaruka ngo tuje ngo gukemura ngo ibibazo, ngo nyine ngo urumva ngo Yago yagaruye channel ngo ahita asora indirimbo, tuhita tuva kuri step ya Dabijo. Nta kintu cyari kutwibagiza story ya Dabijo atari ugukuraho channel. Abandi bati kubera iki hashize umunsi umwe umugabo we agaragaye, yaba ku icano yawe ndetse no kuri cano yanjye. Yego. Wabonye ko ari benshi bemeje koko uriya ari umugabo we byanyabyo, abamuzi cyangwa se abagiye bazi aba bantu, ariko mu buryo bw'uko babyaranye umwana, ndetse kuri ubu ngubu reka mvuge ngo ari ku mihanda. Yego.
nani bagiye kwambara rinete ngo tubigenze neza. Hari ukuntu gutya iyo uri kureba abantu muri rinete uri kureba mu mafaranga, narebaga abantu bakandeba. Dukomeze ati ubwo mana yanjye naje gusanga abantu benshi urumva uransetsa pe. Ibi ni ibintu abasore bose dufite amaso meza tuba tugomba kwirinda. Iyo ufite amaso meza wirinda kuyagaragaza kuri kamera, kuko uyagaragaje wazisanga ibiba kuri yago nawe bikuba, kuko hano hanze hari abakobwa benshi birirwa birukanka ku bantu bari kuri social media. Urumva rero ugomba gucingaho utuntu kurya umuntu anakurera nanakumenye, biradufasha. Reka nikomereze. Twikomereze. Bamwe bati none ko umugabo we yaje ntashize umunsi umwe akoze icyo kiganiro, ati na YouTube channel yago bari kuvuga bo ngo ko yavuye ati isivaho. Ati ahubwo ntiyaba yavuze ati niba uno mugabo yatangiye guhaguruka akaba atangiye gusa n'unyataka yerekana ko uwo babyaranye Dabiju ari njyewe waramwinjiriye turi gukundana, ati bishoboke. Abandi bati nago twabyumvisha uburyo ki kuri iyi saha avuye muri RIB YouTube channel agahita yikuraho. Bikaba se bishatse kuba ko ari RIB yamutegetse gukuraho channel ye. Wagiye ubisoma? Hari n'abayego byo nabibonye cyane cyane kuri Instagram abantu bari kugenda bateraho uducomment gutya. Gusa nge naga ariko mbyizera ntago byanashoboka kuko RIB weho iyo igutegetse rakubwira ati rero kuraho iki kiganiro iki iyo ari ikiganiro wakoze kandi yago nta nikosa yigeze akora mu bintu bijyanye na YouTube. Kekira channel nimba yifatanyije na Dabiju nibwo wavuga ngo wenda yaramuriye babaye bayikuye kugira ngo babitekerezeho, cyane ko binavuga ko undi Dabiju ngo ari umuntu wajya gumutera inkunga mu bikorwa byo bitandukanye, yaba kumuhereza kumufasha nyine mu gushora kuri iriya channel cyangwa n'indirimbo ze. None se ko tuzi ko bamenyanye nta gihe kinini cyane gishize. Yego. Tukibaza na mbere hose niba muteraga iyo nkunga ngende umva harimo ibisa no gusebanya. Oya ntago iyo kuri Dabiju kuri yago na Dabiju hari nta gusebanya kurimo, ahubwo Dabiju ntago ari umuntu asera kuko yirebye ntago ari umwana mu bicu. Urumva ntago ari umukobwa wo kwangora musa, ahubwo hari no kuntu uvuga atashana hari gusera nuri ya mwana ni byiza kurusha. Urumva story yo kuvuga yago ngo ari gupfa afite ibyo. Reka mamagare Pione Kaswes kuko ntago aka kanya ibyo Slim umbwiye nahita mbyizera. Nta kibazo ndumva mufite icyizere gikeya. Oya ntago ari iyo mpamvu, ntago ari iyo mpamvu ahubwo ni ukugira ngo numve yuko ubusesenguzi bw'abantu bari kwivugiraho ubusesenguzi bw'abantu bushobora guhura cyangwa se uko ubyumva. Njyewe ntago nibaza nanjye this time impamvu umuntu yakuraho acanuye kandi yaramaze iminsi akora kabisa, abona channel ye inameze neza iri kurebwa, yaragarutse ari gukora ibiganiro byiza vraiment. Yego. Aha shake kora sinze zo ndabantu bakwanze ukikorera bigutwaye iki? Urumva abantu bakwanze ugakora hari ukuntu bigabanya kuri viewership yawe kandi ukumva nyine nabyo. None se wabonye aho yahereye avuga ngo baramwanga, wabonye ari ikintu byahungabanyije kuri YouTube channel ahubwo byatumye abantu bamukunda kurusha. Uzibira ni ikintu bifasha se nuko ngo bindi bintu bikintu bimufasha bituma recommendation ye yiyongera. Kuko iyo aje agakora ibiganiro by'ubusabusa n'iki tukamwandika kuri YouTube n'umuntu yagiye gusacinga channel ye cyangwa akauploadinga kuri channel ye nyine biramufasha gukora recommendation ya channel yiwe. Rabyo biba binakwiye ko nyine agomba kwiriza, ahubwo nawe bishoboye wazagirira n'abandi ba YouTube bose babishoboye nagiye inama yo kurira, birafasha cyane ko umuntu wese warize kuri YouTube. Wese gutararira njyewe se shangiye wendo ngendo umuhasira rero nago nizera mu marira nizera mu gukora. None rero hari abantu bizera mu marira kurusha gukora, kumva ko narira abantu bari bumufasha. Ukaba ushatse kuvuga ko yizera mu marira kurenza gukora? None se ubwo yavuga akantu kansekeje ngo babishye aba producer ngo bamwicira indirimbo. Aba producer barabishye ngo banyicira indirimbo ngo yago ibintu byo byose biba mu mwaka bibamo abantu nyine baza bakabyivangamo. Aka kanya ashobora ntibizagukanga agarutse avuga ngo barabishye ngo bazi bankurireho channel kandi turi kubyibonera 100%.
ariko nyine ndakeka ko atazabibeshye kuko azababonye ko abantu twamuvumbuye ntago bitukiri muri ya myaka aho umuntu yazaga akakweshya ngo canange bayibye kandi muri kano kandi tuzi kubisacinga ukareba ko bati cano iriho yagize ikihe kibazo tukabimenya. Ntabwo rero turi muri cya gihe cy'uko atubeshya. Monika yakomeje kubura se ndabona ari kwivugiraho. None se hari akantu uvuze ngo ntazaze atubeshye, ashobora kuza, hari fagiti zawutanze z'uko cano ye iri private, yagize private, nawe ashobora kuzaza. ndabona Oneka amamagaye. Yes, Oneka Suez, bimeze bite muhungu wanjye? ndashima Nyagasani rema bintu n'abantu benshi, abantu muri rusange bose. umeze neza ariko meze fresh, ndi guhumeka, ntacyo nshinja Uwiteka yarabikoze. nta na kimwe. Ndi mu kiganiro rero. Turi mu kiganiro kumbe. Ndagira ngo mwibarize utubazo tubiri. Hari ikintu twabonye uyu munsi kitari kuvugwaho rumwe, ndagira nawe numva ubusesenguzi bwawe nimba buri buhure n'ubwa bamwe n'umutumirwa turi kumwe. Twabonye YouTube channel ya Yago TV show itariho, mbese urasacinga ntiyagire ikintu na kimwe ubona. We biriya bintu bibona gute? Se baba bayisibye? Byaba wowe mu busesenguzi bwawe urabibona gute? Cyane ko hari abari kuvuga bati abantu ni abagome, ni abarozi, ni abagambanyi, n'abanyeshyari. Wowe urabibona gute? Mbere na mbere kugira nibutsa abantu yaba ari inshuro ya kabiri baye kuri Yago. Inshuro ya mbere biba kuri Yago, murabizi ko byagenze bishinjwa ba Philippe Takaribo babikoze. Nyuma y'ibyo ngibyo bikaza kurangira, ariko mbere channel Yago iza kubura mbere wakandaga kuri link bakakwereka ko ari strike nyinshi. Uvuze ko nyine ari umuntu wa muri potinze cyane, kandi iyo bakuripotinze kuri umuntu ashobora kuripotinga akoresheje ama-email menshi kugira agusenya akoresha ifoto yo bakoresheje n'urugero. Ubu ngubu iyo usacinze channel Yago ku bantu bayifite ntayubona, ariko ku muntu ufite link bitandukanye n'ibyo twabonaga mbere. Uvuga ngo mbere umuntu yabonaga ko iri babyita temporary terminated, apana permanent. Then ubu ngubu bari kukwereka ngo ukanze kuri video ko ari link nari mfite, barakwereka ngo this video is private. Bivuze ko video ari Yago wazigiriye prive. Nawe uhuje n'umutumirwa n'ibyo yavugaga, nawe ko ari byo yatubwiraga. Kuko no kuvuga ngo itari prive, iramutse yabaye terminated bakwereka ko ari terminated. Niba ngure bakwereka ngo iri private, bivuze ko video ziri prive. Kandi ngo hari uburyo bwaje ku bantu bazi ibintu by'amacana cyane, na hari kuko channel yose umuntu ayigira private ikabura akayiburisha. Iyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ahubwo ushobora kwibaza ngo niye mpamvu Yago ari gukora ibi ngibi. Nicyo nenge kubaza. Rero turabizi ko buri muntu wese aba afite YouTube channel gukora kubera ubucuruzi. Yago niwe wakanga gucuruza cyangwa gukora inkuru akemera channel yakayikuriraho? Hari ikintu rero mwirengagiza. Kuri Yago kenshi navuga ko 60% ubuzima bwawe buhariye umuziki kuruta itangazamakuru. Kandi muri business mu muziki kugira ngo ucuruze uperetingira ryo kugira ngo umuziki wawe ucuruze cyangwa se uvugwe. Ndaguhingira 3. Yago ajya gusohora indirimbo bwa mbere yagerageje ikibazo na Brenda Zekibi. Yagajya kongera gusohora indirimbo n'ubundi Yago agirana ikibazo, bahaza amajwi ya Anita Pendo. Murabyibuka. Yagajya gusohora indirimbo n'ubundi haje ibingibi, uko afite indirimbo yitwa Inyenyeri yanjye igomba gusohoka vuba. Agiye gusohora indi ndirimbo? Agiye gusohora indi ndirimbo yitwa Inyenyeri yanjye. Yago n'ubundi ajya gukorana indirimbo n'umujama muri Nigeria muri Uganda bitwa Ketchup, nabwo hari ibindi byamuvuzweho. Uvuga ngo Yago azi business ku buryo ibintu byose abanza akabitegura. Kuri haza n'aba Brian n'aba Jihad. Ibyo byose kandi biza bibanzizwa n'indirimbo. Kandi abikora abantu bitewe n'ibyo azi afitanye n'abantu.
for example ni ukuvuga ngo yagakeneye amafaranga yo gucura mu muziki. Okay. mbere na mbere ubu ngubu yago uwamushoreraga amafaranga kugira ngo akore umuziki yari Dabiju. Sure. Yego niwe wamushoreraga amafaranga. Dabiju baratandukanye. Yago rero akeneye kugira agirirwe impuhwe, nagirirwe impuhwe yongera abona undi muntu umushorera amafaranga mu muziki, cyangwa se abanyarwanda mwongera umutere inkunga kuko mbere mwamuteye inkunga. Uvuga muti turamukunda, umwana wacu uri kugenda gutobanura mwanga. Ibyo ngibyo rero nawe nibyo ashaka. Gusa umunyarwanda yaravuze ngo umwana murizi ntakurwa urutozi. One reka mvuge ngo kwisha amambo ndumva nta n'ikindi narenzaho, nimba koko yaba yakwiyeho cano ye byaba ari ibindi bindi. Reka nibareke kubabeshya, ya cano niwe wayikuriyeho. Ba Philipita barazibuze, ba papa cyangwa barazibuze, ariko irayagoyo niwe wabyikoreye. Okay. Ntibabashuke. Ati ntibabashuke. One ndumva nyuzwe pe, ndanyuzwe rwose. Reka mitera nakureka ndeke kukukuramo amagambo menshi kuri iri zuba. Urakoze cyane. Mitera nitahira. Urakoze cyane musaza. Ndumva bihuye n'ibyo yavuze. Umva reka dite tunataha. Kwisha amambo ndumva noneho nari nabyutse mbabaye. Nimba rero wayikuriyeho umusaza ndumva. Murumva ni wenyine wabyikoreye. Ni uzi ibyo arimo. Umva ko tunahuje kuri cya kintu kubera ko cyo ari ukugira ngo atiri mu abantu, ariko hari n'abamusapotinga bagacana yavuyeho bari ko bamufasha. Abantu rero nibareke guhangayika, nimba rero bayikuriyeho. Abantu nibareke guhangayika. Ugaza impamvu yabyo. Ndumva twanataha musaza. Sa murakoze cyane, reka mbashimire. Dukomeze nakagaruka tugubwe neza. Yego.